Abenshi muri twe twumvise ijambo avoka tuyumva nk'ikiribwa gishyirwa ku yandi mafunguro kugira ngo arusheho kuryoha, abandi bakayumva nk'isoko y'intungamubiri nyinshi zitandukanye. Nyamara buriya avoka ni inshuti nziza y'abantu bose bashaka kugira ubwiza budasanzwe, guhera ku maso, ku misatsi ndetse n'ahandi ku mubiri wa muntu. Ibawe makiyaje umunsi ryaguteguriye uburyo bugera ku 8 ushobora kwifashisha avoka nka mask yo mu maso, ikakurinda byinshi bitandukanye birimo ibiheri, inkovu ndetse n'ibindi turi burebere hamwe. Uburyo bwa mbere uyu munsi tugiye kwifashisha mu rwego rwo gutegura avoka nk'ikintu twakwifashisha kidufasha kugira ngo tugire uruhu rwiza, ni avoka ivanze n'amavuta. Aha ufata avoka ihiye cyane ukayivanga n'amavuta nka huile d'olive cyangwa yandi mavuta y'umwimerere, warangiza ukabikubita ukoresheje ikanya cyangwa kandi kuma kabugenewe, ubundi ukifashisha ipamba risanzwe cyangwa akandi gakoresho kose kameze nk'uburoso wakwisigisha mu maso, ukabisiga mu maso. Urwo ruvange rukaba rwamaraho hagati y'iminuta 20 na 30, ukabona kubikaraba. Iyo ubikoze buri joro ni mask nziza ishobora gutuma ubyuka ufite mu maso hameze neza kandi hazira ibiheri. Uburyo bwa kabiri, ushobora kwifashisha avoka nka serum yo munsi y'amaso. Iyi ni tekinike yifashishwa mu rwego rwo kugira ngo abantu bakunze kubyuka buri gitondo bafite hejuru h'amaso habaye umukara bibashe kubarinda, kubera ko avoka ari isoko nziza ya vitamine A na E. Ibi bituma imitsi yo ku maso iruhuka mu buryo buhagije, hanyuma umuntu akabyuka mu gitondo afite amaso atabyimbye cyangwa afite ibindi bibazo, ahubwo yaruhutse. Avoka kandi ushobora kwifashisha nanone utegura indi mask yo mu maso. Iyi mask tugiye kukubwira iroroshye kuko ni avoka ivanze n'umuneke ndetse n'ubuki. Ibi urabivanga ukabisiga mu maso byibuze mu gihe cy'iminota 10, hanyuma ukabona gukaraba. Ubikora buri munsi. Ibi nibyo bishobora kugufasha gukuraho amatashi ndetse n'inkovu ziri mu maso ushobora kubumarana igihe kinini ibindi byaranze. Iyo bibaye ngombwa ushobora gushyiramo na yawurute ukabivanga byose hamwe, kubera acide lactique irimo ifasha kwica za bagiteri zo mu maso zitera ibiheri ndetse zituma umuntu ahorana amatashi, bityo umuntu uruhu rwe rugacya neza. Ubundi buryo ushobora kwifashisha avoka, ushobora kuyikoresha nka gommage y'uruhu. Iyi gommage tuvuga ni kimwe na scrub nk'uko twabibasobanuriye mu kindi kiganiro cyabanjirije iki. Wifashisha avoka ihiye cyane waseye cyangwa wakubise ikivanga, ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'ubuki, ubundi ugashyiramo ikindi kiyiko cya huile d'olive, warangiza ugashyiramo ikibabi kimwe cya mente, byose ukabivangira mu kantu kamwe, ubundi ukabisiga mu maso hawe. Ibi bigufasha uruhu rwawe rwongere rusubire ibubisi. Niba wari ufite ikibazo cyo kuzana iminkanya bikiri muto, ubundi bwo buryo avoka ishobora kugufasha kugira ngo yoroshye uruhu rwawe, irurinde kongera gukanyarara. Ituma elasticité y'uruhu yegerana, bityo umuntu akongera agasubira ibwana. Avoka ntabwo isigwa mu maso no munsi y'amaso gusa, ahubwo avoka ushobora no kuyikoresha usukura ibindi bice byo mu maso hawe nko ku munwa. Aho icyo ukora, ufata avoka ukayivanga na poivre yaba iy'umweru cyangwa iy'umukara. Abakoresha ibirungo byo mu gikoni ubwo barabyumva. Wamara kuyivanga ukabikuba ku munwa witonze gake gake. Ibi bituma umunwa woroha. Nyuma uza gukarabaho, ubundi ugasigaho amavuta asanzwe. Umuntu wese ukurebye akabona ko ufite iminwa inoze kandi idashishutse. Icyo dusorejeho nuko burya n'abantu bafite imisatsi icika bashobora kwifashisha avoka kugira ngo bakemure ikibazo cyo gucika k'umusatsi. Ni ugufata avoka ukavanga n'igi ndetse n'amavuta asanzwe y'ubuto, ukajya ubisiga kuri ka gace k'umusatsi gakunda gupfuka aho ngaho buri munsi mbere yo kuryama, ukabimurisha iminota 20 ukabona gukaraba. Ibi iyo ubikoze buri gihe umusatsi urikira gucika noneho ugatangira kumera. Usibye no mu misatsi gusa, avoka igira n'umumaro ku nzara. Bamwe bafite inzara zishishuka cyangwa se inzara zikunze kuzanamo ikintu cy'umukara mo imbere, cyangwa inzara zahinduwe n'amavuta runaka ushobora kuba warisize. Avoka ni urubuto rukize kuri antioxidant ndetse na vitamine na za sel mineral. Ibi byose bifatanyirije hamwe bikora uruvange rwiza rufasha inzara kwangirika. Icyo ukora, usiga kuri buri rwara ukabigumishaho byibuze iminota 10, hanyuma ukabona gukaraba. Buri mugoroba ukajya ubikora ntusiga creme ku nzara. Ibi bituma inzara zawe zicya zikamera neza ndetse zikanakomera. Si ibyo gusa kuko ushobora no kubyifashisha na scrub yo mu ntoki niba ufite mu ntoki hakomeye. Uru ruvange ukarusiga mu ntoki hamwe n'inzara zirimo, ukabimarana iminota 10 ukabona gukaraba. Bituma intoki zawe zigenda zoroha uko iminsi igenda yisunika. Avoka ni urubuto rwiza rufasha muri byinshi bitandukanye nk'uko tumaze kubibona. Usibye kuba rwakura amatashe mu maso ndetse rukagukiza n'inkovu zimwe na zimwe watewe n'ibiheri,
avoka ishobora gutuma uruhu rwawe rwongera rugasubira ibwana niba rutangiye kuzana iminkanyari igatangira kugenda isubirayo. Avoka kandi yifitemo imbaraga zo kongera gukiza uruhu rwatangiye kwangirika, bityo bigatuma umuntu agira uruhu rwiza. Acide gras dusanga muri avoka nizo zonyine zigufasha kugira ngo uruhu rwawe rwumagaye cyangwa se rufite ibindi bibazo nabyo bigende bishira. Mu gihe rero uzajya uri ku meza ukabona avoka, uzajya wibuka ko itaryoha mu kanwa gusa, ko ahubwo ifite n'umumaro munini mu bigendanye n'uruhu. Niba nawe ufite ikindi gitekerezo cy'ibyo twaza kuganirizaho ubutaha, kwandikira muri comment ubundi tuzagusubiza.